Burya koko watembeye u Rwanda agenda ruvuga imyato. U Rwanda rwa Gihanga rwahanzwe n'umwami Rwabugiri igenda Rwanda uratengaye. Abagusura baraza ariko ntibaba bashaka kugenda, baba bashaka kuhaguma. Kuko iyo bageze bahabona nko mu Rwashyashya. Nugera i Kigali ukabona ubwiza bwaho, ntabwo uzemera kuhava. Ahubwo uzajya muri paradizo ugeze. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe bakunda kuvuga ngo Imana y'i Rwanda igataha i Rwanda. Koko niko bimeze, Imana y'i Rwanda igataha i Rwanda. Kandi umugeni mwiza uzamusanga mu rw'imisozi igihumbi. None urashaka abasore beza n'ahandi hantu uzababariza mu rw'imisozi igihumbi kuko niho haba abasore beza banyweye amata y'inyambo. Ibi ndi kubivuga nyuma yaho uwo bita Ashton Hall akigera muri Amerika ahise apositinga Afurika, ashimira Afurika avuga ko Afurika yamwakiriye neza. Gusa ikintu kigaragaye ni uko buri post yashyiraga hanze, buri post yabaga iriho umunyarwanda cyangwa se buri post yabaga iriho u Rwanda. Bishatse kuvuga ko u Rwanda yarahageze nawe amera nk'abandi, yarahageze yumva yakwirariye, yarahageze yumva ageze mu Rwashyashya, ageze muri paradizo bajya bavuga. Ashton Hall akigera muri Amerika ashimiye Afurika, avuga ko bazengurutse ibihugu bigera muri 5 ari kumwe na Ashton Small ndetse ari kumwe na Ashton India. Gusa yaje gutangaza avuga ko kuba yarahuye na Ashton Small ni ibintu byiza, ni ibintu byatumye koko noneho abasha gufunguka ngo arabona uko Imana igira neza, ndetse abona ko hari ibindi bintu yakakwiye gushimira Imana cyangwa se hari ibindi bintu biriho abantu batajya babona. Nka kuriya Kagara ajya bivuga ngo disability is not inability. Iriya siroga ya Kagarara Ashton Hall yamuhaye isomo rikomeye cyane, ndetse yatumye afunguka abona ko nubwo waba ufite disability ariko bitakubuza gukora ibyo ukunda cyangwa se ibyo ushaka. Kuba ufite ubumuga ni kimwe no kuba ushoboye n'ikindi, ni ibintu bitajya bihura. Kuba ufite ubumuga ntabwo bivuze ko Imana yakwimye ibindi bintu. Niba ufite ubumuga ushobora kuba ushoboye byose, ushobora gukina, ushobora kwisanzura, ushobora kuba perezida, ushobora kuba visi meya, ushobora kuba uwo ari we wese ushaka. Icya mbere ni uko ufite ubushake ndetse no kuba wumva ko ubwo bushobozi ufite. Ibi rero nibyo Ashton Hall yagarutseho mu ruhererekane rw'amavideo yakoze cyangwa se amafoto yakoze kuri Instagram ye. Mujye murebe, yatatse ibihugu bya Afurika. Avuga ko urugendo rutarangiye ahubwo vuba bazongera bakagaruka bagafata experience muri Afurika, kuko yabibonye yatinze muri Afurika, yagenze ibihugu 5 ariko ntago yahavuye yishimye nk'uko yabishakaga. Yumvaga yazenguruka Afurika yose, ariko noneho yageze mu Rwanda abona ko u Rwanda ni paradizo. U Rwanda ni paradizo mu rw'imisozi igihumbi rwacu, kuko ni paradizo nk'uko abantu bamwe bajya babivuga. Yarahageze abona abakobwa babo beza, abona inyambo, abona Kigali isukuye, abona buri kimwe cyaho cyose ni cyiza, yumva ntiyataha. Dore ko yanatangaje ko mu mpera z'ukwezi kwa 12 azagaruka ari kumwe n'umubyeyi w'umubyara, aje kumwereka mu rugo ha kabiri, amubwira ati njye nungutse mu rugo ha kabiri. Ntibizanabatangaze mubonye Ashton Hall afashe cyangwa se aje gushakira umugeni hano mu Rwanda, kuko mu Rwanda nta hantu haba abakobwa beza b'ibizungerezi. Murabizi nta handi hantu haba abakobwa b'ibizungerezi usibye mu Rwanda. Na Ashton Hall yarageze akunda abantu baho, akunda abantu baho bagira urugwiro, abantu baho bakunda abantu bazi kwakira abashyitsi. Aravuga ati ahantu nanjye ngomba kuzahagera nkagaruka, singende ngo mpere, ahubwo nzagaruka vuba, nzagenda n'umubyeyi wanjye nje kumwereka igihugu natembereyemo ukuntu ari cyiza, ukuntu abantu baho bakunda abantu, ukuntu ari igihugu gikeye kurusha Miami mbamo, ari igihugu gifite ubuyobozi mwiza, kiyobowe neza, gifite abantu bakunda abandi, ari igihugu nyine buri wese yakwishimira kubamo.